salama Gentil muri Afrika bimeze bite? cyanda pasi ase man ubundi ariko man utekereza gute man wigize umwambuzi neza Mwambuzi Gentil nakwambuye iki? pasi nge nta n'ibintu byinshi bivugane nawe amafaranga nakoresheje wibuka neza ujya kujya muri aho ngaho muri Canada naturutse ikibungo ndatega bro nzi Kigali nza kuguherekeza kugera ku kibuga cy'indege ibyo bintu ni gute ubyirengagiza mani ukabyirengagiza ukibagirwa abantu bagufashije mani nta kintu urageraho aho uboneye amafaranga abantu ukibyimbye mani Ndetse kuba warateze uje kumerekeza ku kibuga cy'indege niyo uri kunyishyuza nibyo uvuga ko wamfashije. ntayakwishyuza sinakwishyuza ahubwo pasi reka nta n'amagambo menshi ndi buvugane nawe sibyo amafaranga nakoresha ngaho pasi barure Sonda ayo mafaranga nangaye. ni 5,000 ngaho barurebe pasi nk'umuntu nk'ikibwana cy'ingurube muri 2014 cyaguraga 5,000 ngaho ndebera nk'imyaka yose ishize ubare noneho nk'icyo kibwana noneho ibi bibwana cyaba cyabwa ukuntu bingana ibaza umuntu nyine waguze imodoka noneho amafaranga amaze kunguka Ariko se Gentil ubwo 5,000 nibyo byaduteranya nta kibazo ndaje ndakohereza rwose 5,000. yohereze kandi nk'uko mu Rwanda tubara ku manyarwanda nawe ngaho urayabara mu madolari 5,000 by'idolari mbone bingeze None se nkohereza amafaranga nkohereza 5,000 by'idolari. kandi pasi biba bigisekeje ari umuntu atarafata umwanzuro rero no pasi sibyo niba ushaka no gukontora ko uburozi bwe wacu gukora urenze umunsi utarayohereza itangaza byo ku minsi ya nyuma bimaze kwegereza ibimenyetso byose byamaze kujya hanze